Ndabasuhuje uwo mwumva ni Amiri nk'uko bisanzwe iyo ukurikiye yitwa Amiri TV10. Uyu munsi wa none nshaka kuvuga ibintu bitanu bigaragaza umukobwa utagukunda. Niba akora ibi bintu bitanu menya ko atagukunda. Ku musozo w'iyi video uraza gusobanukirwa. Icyo ngusaba ni ukureba iyi video kugeza irangiye. Hari abantu benshi bavuga amagambo meza cyane ngo barakundana cyangwa se aragukunda, ariko urukundo nyakuri ntirugaragarira amagambo gusa, rugaragarira mu bikorwa bya buri munsi. Dore ibintu bitanu bishobora kukwereka ko umuntu atagukunda nk'uko abivuga. Niba uri umukobwa cyangwa se uri umusore, zirikana ibi bintu bitanu kubera ko bizagufasha kugenzura n'ibindi. Icya mbere, niba ahora akubeshya. Ikinyoma ni kimwe mu bintu byangiza urukundo kurusha ibindi byose. Iyo umuntu agukunda by'ukuri aba ashaka kukubwiza ukuri ndetse nuko ugomba kumwizera hagati yanyu mu kubaka icyizere. Ariko iyo ahora ahisha ukuri, agahindura inkuru buri gihe, cyangwa se ugasanga ibyo yakubwiye ejo bitandukanye n'ibyo akubwiye uyu munsi, icyo gihe icyo ugomba gutekereza ni uko uyu muntu ari gusenya umubano wanyu kubera kubeshya. Nta rukundo rushobora gukomera igihe icyizere cyarwo cyasenyutse. Icya kabiri, niba akwibuka gusa igihe afite icyo akeneye. Hari abantu bakuvugisha gusa igihe bafite ikibazo, igihe bakeneye amafaranga, cyangwa se igihe hari inyungu runaka bashaka kukubonaho. Iyo ibi bintu bigaragaye cyangwa se iyo ibintu bihora bigaragara, menya ko iki ari ikimenyetso gikomeye cyane. Urukundo nyakuri si ugufata umuntu nk'igikoresho cyawe cyangwa se ukamukenera ku nyungu zawe bwite. Ni ukwitaho uwo muntu haba mu bihe bigoye cyangwa se mu bihe byoroshye. Bivuze ngo iki ni ikimenyetso gikomeye cyane. Niba nawe ajya kwibuka cyangwa se akakuvugisha cyane iyo akenera ubufasha, menya ko iki ni ikimenyetso simusiga. Icya gatatu, niba atubaha amarangamutima yawe. Iyo ubabaye, iyo ugize ikibazo cyangwa se ugize icyo umubwira kikubabaza, umuntu ugukunda agutega amatwi. Ariko umuntu utagukunda ashobora guseka cyangwa se akakwirengagiza, cyangwa se akakubwira ati ibyo ni ibintu bito, reka tubyihorere, cyangwa se reka tubireke, kandi ufite ikibazo. Kwanga kumva amarangamutima ya mugenzi wawe ni ikimenyetso cy'uko umutima wawe utamufiteho agaciro gakwiye. Wabyumvise neza? Wowe wumva ni Amiri, ndi kuvuga ibintu bitanu bigaragaza ko atagukunda. Iki ni icya gatatu. Kubaha amarangamutima y'uwo mukundana ni ibintu bigaragaza urukundo nyarwo, ariko iyo bitabayeho, icyo ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko atagukunda. Icya kane, niba ahora aguha amasezerano atuzuza. Asezeranya guhamagara ntaguhamagare. Niba ari umusore ajya kubwira ati ndaguhamagara, umunsi ukarenga ataguhamagaye, cyangwa se ari uwo mukundana ari umukobwa umuhamagara akubwira ati mfite akazi kenshi ndaza kuguhamagara, hanyuma akagenda amasaha ntaguhamagare, menya ko uyu nguyu asezeranya kuboneka ntaboneke. Iki ngiki ni ikimenyetso gikomeye cyane. Asezeranya guhinduka ariko ugasanga ni bya bindi. Iyo ibi biba inshuro nyinshi, ikibazo si ukwibagirwa, ahubwo ikibazo kiba ari uko udaha agaciro uwo mukundana, cyangwa se adaha agaciro ibyo umubwira. Umuntu ugukunda by'ukuri ashobora gukora amakosa, ariko akora uko ashoboye kugira ngo yubahirize ijambo rye. Niyo byabayeho kubera impamvu, agomba kuguha ubusobanuro. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza amarangamutima ye, ko nubwo hari ibyo aba yirengagiza agusaba imbabazi kubera ibyabaye. Icya gatanu aricyo nshaka gusorezaho, niba atakubaha. Kubaha ni inshingano y'urukundo, cyangwa se niryo shingiro urukundo rwubakiyeho. Niba ahora
agushakaho amakosa, agusuzugura, agutuka cyangwa se agufata nk'aho nta gaciro ufite, ibyo si urukundo. Cyangwa se akakugereranya n'abandi, ibyo ntabwo ari urukundo. Urukundo rw'ukuri rutuma umuntu akubaha imbere yawe ndetse n'inyuma yawe. Nta mpamvu yo kuvuga ngo ndamukunda niba ibikorwa byawe byose byerekana ibinyuranye n'iby'urukundo. Ku musozo w'iyi video ndagira ngo mvuge ibi bintu. Wibuke ko umuntu ashobora kuvuga amagambo meza cyane ariko ibikorwa bye bikavuga ukuri. Bivuze ngo urukundo rugaragarira mu bikorwa, ntabwo rugaragarira mu magambo. Akenshi amagambo arabeshya ndetse n'ururimi ruvuga ibyo rushaka. Niyo umuntu ahora akubeshya akakwibuka gusa igihe afite icyo akeneye, atubaha amarangamutima yawe, atuzuza amasezerano ye kandi atubaha, ibyo ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko atagukunda nuko abivuga. Nawe gira icyo uvuga kuri iki bintu uko ari 5. Ese wowe ni ikihe kimenyetso ubona cyerekana neza ko umuntu atagukunda? Andika igitekerezo cyawe muri comment, kandi follow kandi like niba wakunze video yacu, sangiza abandi niba ubutumwa bukoze ku mutima. Wowe wumvaga na Amiri, ushobora kudukurikirana kuri Amiri wacu kuri TikTok ndetse na The Soft Life. Aho ngaho hose ibiganiro byacu urabikurikira. Nakagaruka.